muri bootcamp kubera yuko aravuga ati maybe ibi bari kusaba nawe nibyo yanyuzemo kugira ngo abe Miss. Na example natanze aha rero nari natanze umwanzuro ngiye kare ntanga iki cyifuzo navugaga nti n'ubundi Miss Rwanda ntabwo irangiriye hano, ntabwo Prince Kid ari wazanye Miss Rwanda, nta nubwo ari nawe wayirangije, ejo ashobora no kuba umwere cyangwa se agahamwa n'ibyaha, hashobora no gufatwa n'abandi, ariko Miss Rwanda itself izakomeza ibeho. So niba rero izabaho yategurwa na RIB, yategurwa n'ahandi, urwego rwa leta rushinzwe kuyikontorora rumenye ibyo bintu bisabwa, basabye icyo kigo, kuko niba RIB imaze imyaka irenga 8 itegura Miss Rwanda, ni ukuvuga ngo abayihaye akazi cyangwa se abayiha akazi bashima akazi ikora, kuko buri mwaka barayivaluatinga bakongera bakayiha gutegura irushanwa. Bivuze ngo ibyo twirirwa tuburana twavuze kuva kare bo barabibona, ariko wenda kuri bo ntago ari ikibazo. So this time rero it's like it's a wake up call. Ikindi navugaga ngo bishobotse mu bazayitegura umwaka utaha habemo abandi bantu bigenga kandi baba expert. Navuze ko dufite abantu hano bizi ibintu bijyanye n'ibi byose tuba turimo kuvuga, ku managing a talent, gukoresha audition, ibintu nk'ibi hari abantu baba expert babyize. So babaho umwanya nabo baze bigaragaze, kuruta uko abantu bamwe cyangwa se ushobora gusanga abantu bose bafite ahantu bahuriye bari muri icyo gikorwa. Byatuma noneho hanabaho natanze urugero rw'uko ndamutse nje muri team nta hantu nkuriye niyo team ngenje gukora akazi kanjye, byagora kuba najya guhishira umuntu nsanze muri team ari gukora amakosa, kuko tuba duhuzwa n'akazi. Ariko niba ari umuntu tumaze imyaka irenga 5 dukorana, yaramanaginze, yampaye akazi, yarantoresheje mbamisi, come on. Thank you. Yeah. Thank you so much. urakoze cyane reka duhe ijambo Becca, anything to add please? Yeah. Wenda jewe like putting it to conclusion, kubera ko n'igihe kiri kugenda, nyeka ko abantu benshi bashaka no kwiruhukira. Like one, Miss Rwanda ni irushanwa jewe personally nemera ko rifite icyo rifasha muri society. Ni irushanwa nemera ko rifasha abana b'abakobwa kwisobanukirwa no kumenya icyo bagomba kugira n'akamaro kabo. Like hari n'abana rifasha kwiga n'ibindi byose, ariko nanone ntibikuraho ibibazo biri muri Miss Rwanda, kandi abantu baba muri Miss Rwanda as inspiration backup bahisha kandi bazi. I'm very sure I can speak it and defend it. Buri mujaji wanyuze muri Miss Rwanda, buri mu contestant wanyuze muri Miss Rwanda azi ibibazo biri muri Miss Rwanda, kandi nawe ubwe byaramubangamiye in his or her position. Some judges have been like complicity mu bintu bya corruption. Abakobwa have been complicity mu bintu bya nepotism na sexual harassment. Hari yewe n'ababikora babishaka for their interests mu buryo runaka, but they do it and they take it ko ntacyo bivuze, like kubera ko bafite targets zabo bashaka kugeraho, and they don't want to speak out. We personally have interviewed 7 of them, 3 of them after the publication ya mbere kuri radio, and they have spoken, bakavuga, bakakubwira ibintu, ariko iyo bagiye gusoza bavuga ati ntago dushaka ibintu, ntago dushaka kumenyekana. Like speaking it out, you saw what Kagere did. Mwabonye ibyo Kagere yakoze hano kuri social media, ntabwo twabisubiramo, and I'm very aware inspiration backup paid Kagere kubera ko yagombaga kubatoreza abakobwa how to use social media to discredit that information. Miss Jolly herself have been part of this. She have something to answer. She knows some information ku bintu byamubayeho 2016 adashaka kuvuga, and kubera ko wabi benefitingamo, she silences others, silencing abandi bakobwa bagomba kuvuga ibintu bishobora kubafasha to solve this problem. Jewe, I'm not against anyone, but what I'm against too nuko bigira impact ku mukobwa uwo ari we wese, kuko tomorrow or today cyangwa n'ikindi gihe umushiki wanjye ashobora kubyatendinga, cyangwa se even my friend nawe akabyatendinga azi ko ari kujya muri fair competition, which is not actually fair, kubera ko biba birimo kata nyinshi. Izo kata ziba zirimo ugomba kuryamana n'abagabo runaka kugira ngo you at least excel.
and it's not something twagombye guhisha as a public. Ni ibintu tugomba kuvuga kugira ngo binacike, ni ibintu tugomba kubivuga kugira ngo n'inzego zibishinzwe zinabikurikirane, zibone amakuru ya nyayo, then binasobanuke, binacike completely, kuko it's not fair at all, kandi niko bikorwa. And this like victims bibi bintu, if RIB, ndabona na Fande Murangira ari muri Twitter space, you can take even this, RIB can go on to investigate ku bantu b'aba judges bakoze muri Miss Rwanda for years, kubera ko they have some information bahishiriye icyaha, they have been complicit to these crimes, kandi babizi, kandi bazi n'uburyo byakemuka, bashobora gutanga amakuru kugira ngo ikibazo gikemuke, and they have not been doing that. Niba ubona umuntu ashobora kuvuga ngo jewe ngo Miss Rwanda iranyirukanye, Patikope did it openly, je Miss Rwanda iranyirukanye, ndaza kubebwa, noneho ibintu byose bigiye kujya hanze tomorrow morning, ngo Miss Rwanda iramgaruye, then information is not getting out. That's complicity in a crime, mu bintu biri open, kandi RIB can have that authority n'izo mbaraga zo kugira ngo they go deep into these crimes, bagashakisha who is the perpetrator and make these people accountable to what they are doing, kubera ko at the end of the time it's affecting our sisters, our friends n'abandi muri rusange. So personally ndasaba buri muntu kugira ngo agire uruhare to solve this problem, buri muntu agire uruhare to solve this problem. I remember we had a meeting kuri radio jewe no muri newsroom, and we talked about this. I told them we have ABCD, ariko nanone turabura ibi n'ibi, but it was very wrong. But like we even tried to plan, as I said before, kugira ngo we dutege next Miss Rwanda, dushireyo undercover agent. Twarimo tukubaza, twabonye mu bitangazamakuru na social media ko urwego rw'ubugenzacyaha mwafashe uwitwa Ishimwe Dieudonné usanzwe ategura igikorwa cya Miss Rwanda. Twagira ngo twumve niba ari byo kuko mwamufashe. Nibyo koko yafashwe ejo, ubu akaba afungiwe i Remera, akaba akekwaho. Ariko nanone hari inzego zibishinzwe kandi zifite n'ubushobozi n'imbaraga to do this and come up with enough information to do it. Abakobwa have to come out and speak out. Ni nayo mpamvu je natangiye hashtag ya speak out, and even we have to encourage these ladies to speak out. Sorry gato, nakubaza akantu gato, kubera ko sorry gato uri kuvuga abajaji bene ko tuzana Patikope, ahubwo ikintu numva cyakabaye kuko abajaji dukwishije ukuntu bazanye ibicanwa n'ukuntu baba paid, babibwirwa deja habura amasaha make ngajye kuba judge, ntago 100% wahita uvuga abajaji, ahubwo twakavuze timu yose ya Rwanda Inspiration Backup, guhera kuko hejuru kugera kwa Patikope akoramo. Nta mujaji nanone twa mentioning izina hano ngo tubwe ngo tubihagazeho. No, for your clarification, hari abajaji bamaze imyaka igera kuri 2-3 bakora muri Miss Rwanda, sibyo? Ine. Aba bajaji nago baba informed nubwo babikubwira hano ngo baba informed ngo baburi minsi 2-3. No way. They know. Miss Rwanda ijya kuza baradirinze ko bazaba abajaji. They know. Abo ngabo bari muri timu, ntago wakora imyaka ine ngo tubwe ngo aracyari ngo mujaji nguza ngo bidutunguye imyaka ine uri muri timu. Exactly. Miss Jolly have been a judge for how many years? Even n'uyu James uri hano, n'uyu James amaze imyaka ine ni myinshi, ntago byaba bikirikira kati n'umuntu. James yabaye judge wa Miss Rwanda inshuro zingahe? Miss Jolly yabaye judge wa Miss Rwanda inshuro zingahe? No brainer. Can I say something? Sorry, Becca. I guess wenda sinzi niba tutongeye gusubira ku bantu wenda bari hano kuva kare. Ernesto, can I say something? Okay, go ahead. Yeah, thank you so much. Nagira ngo Becca tureke ibintu bya sensationalism. I think it is immoral. It is criminal actually to character assassinate anyone, myself or anybody else. Now, I'll be happy no buti the evidence ifite yuko James cyangwa Judge so and so wabaye judge ufite contract y'imyaka y'iminsi 2 y'umwaka y'imyaka ingahe
cyangwa wari ubizi ibintu na mbere. I think abantu I'm a journalist, abanyamakuru bundi journalism ubundi ishingira ku kuri, ntabwo ishingira ku muntu uvuga cyane kurusha abandi, ntabwo ishingira ku byiyumviro byawe. Journalism ishingira ku kuri, igashingira kuri facts na evidence. James ntaguciye mu jambo, ugerageze urase ku ntego kugira ngo nagira ngo nuko umuntu ntabwo yazanga imbere y'abantu 3,000 ngo avuge kanaka ngo arabizi, ngo kanaka ngo arabizi, ngo no. Igenda kubwiye yuko nta munsi n'umwe Miss Rwanda contest nangwa whatever stage bigezeho iza kugera nzi yuko nza kujya kuri pano, kandi bagenzi banjye bakozeho babivuze. Ushatse wa criticizing ibyo ngibyo, ariko nabyo bifite impamvu, abantu babisobanura impamvu bikora gutyo, n'uburenganzira bwabo. Yes, ariko wivanga aba judges ngo bavange na Rwanda Inspiration Backup, ngo bavange na Patekope, ngo bavange, because you're confusing people. Ntabwo ari byiza yo confusing abantu. Yeah, nicyo nagira ngo uvuge gusa, it is not right. Beka, you have not a shield of evidence na kamwe n'iki na kimwe kivuga yuko judge umuntu wabaye mu judge runaka yarazi ibyabaye uyu munsi, kuko n'ibyabaye uyu munsi ntabwo bizi. You have no idea what happened. You are speculating. I know for a fact. I know certain things. You have no idea what happened. And you doesn't have the nature of the crimes that guy is being accused of. Yeah. So please, calm down. We're not here to impress anybody. We're here to state. My issue is not here to accuse anybody. Oh man, please calm down. Calm down, man. Stand down. Exactly. James, reka mbere My issue is not here to impress. mureke noneho tureke kwihara ijambo. Pame, urahari? Bish is not around. No brainer. No brainer. Ntabwo navuga ngo Pame arahari, Ange, kuko nanone Beka ntabwo nanone wakondana abajaji kuko deja, ariko nanone nka James umazemo imyaka 4. No James, come on. No brainer. Bihora bigutungura koko. Wenda ntabwo tuguhanisha ko ari ikintu wakoze, ariko 4 years ni igihe kinini. No brainer. Ntabwo ikintu cyo kwataka. Ntabwo turi bukondana umuntu n'umwe, ntabyo ukondana, ariko kwemera yuko yari ari muri team nta kibazo kirimo. None se no brainer. Urashaka ko musubiza cyangwa urashaka ko musubiriza? No brainer. No, urashaka ko musubiza cyangwa urashaka ko musubiriza? Nagira ngo wambazaga my experience which I shared. No brainer. Nyereka ko ibyo nakazi karibu, nkeka ko murimo murinjira mu kazi karibu kandi already. No brainer. Nizo information bazazibonera, sibyo? Uzi ngewe ukuntu nabyumvise ikintu Samuel yavuze, kuvuga ngo abajaji bafite amakuru. Iyo uri umujaji ukajaji ikintu ukabona nyuma kirahindutse, uburi kubona qu'est-ce qui se passe, namba se ushobora kwimagina ni gute byagenze kugira ngo na judge ikintu runaka and then bihindutse gutya. Nge nkeka ari muri yo sense Samuel yashatse kuvuga ngo abajaji baba babibona namba se baba babyumva, babona qu'est-ce qui se passe autour de. Ntabwo ari byose babona. Reka ntanga urugero Ernesto, hari igihe batabibona ariko ukabona hari ukuntu bigenza udasobanukiwe. Blaze, twese natanze urugero nk'umuntu wagiye muri bootcamp. Hari igihe nshobora kubona ibintu kandi twajyanye we ntubibone, cyangwa se hari igihe umuntu ashobora kuza akavuga ati Ernesto nshobora kumukonfia iki kintu nkamubwira iki kintu ariko we ntabikore. Bivuze ngo aho ngo biragoye kumenya umu accomplice n'utari we kubera ko ntaguzi information bafite. Ahubwo ngiye ikindi kintu navuze, twageze igihe twakoze ibi yaba kuri Twitter yaba ibiganiro byinshi byagiye bibaho. Hari n'igihe cyageze tuzana nka last year I guess niba nibuka neza, haza abantu kuko I remember I hosted this guy atwereka uburyo ashobora kumanipulatinga votes, arabimanipulatinga biragaragara.
aratubwira ati ibi bintu it's been here for years, ndabizi kubikora kandi aranabitwereka. Nababwiye ko nanjye nkishinzwe communication muri Miss Rwanda back in 2012 hari umuntu wabikoze, nubwo wenda bahise babitwa aba like IT team yari hari yahise bibasha kubibona, ariko byabayeho. So niba rero abo bantu bariho, umuntu akaza akagaragaza ibyo bintu, still ntihagire ikintu gikorwa, ntabwo ntekerezaho ko kumva ko umwana w'umukobwa ngo azaze hano kuri Twitter cyangwa ajye hari avuga ati ngiye nakorewe ibi n'ibi, then Medi mubwire, kuko niko abanyamakuru tubaza batangira kukubwira ngo tubwire ngo babigukoze bite, ngo byagenze gute. That's of course harassment, kubera yuko abandi badamu cyangwa se abandi bakobwa bagiye baca hano kuri Twitter bakagaragaza ibyo bibazo, mwagiye mubona ibintu bagiye babakorera, abantu babakorera cyberbully. So nukuvuga ngo niba batangiye kubabulinga, ntabwo ari byiza, kuko ribiri mu kazi. Of course yamaze kubona ko hari ikibazo, ibi byose murimo muravugana information barimo barabona. Ntabwo ari byiza rero yuko twataka umuntu ngo tuvuge ngo nimugende ngo mufate na Ernesto. No, it's nice babashije kubaza abantu bose bari muri team, bakababaza information bafite, then bo bakazishyira hamwe ku buhanga bafite, bakagira icyo bavanamo. Ariko biragoye guhita uvuga ngo Jolly ngo afite ngo izi information ngo naza zisharinge ngo kanaka afite inzi, kuko nkuko yabivuze ntabwo aba yarasomye sibyo. Ntago turi kujajinga tuvuge ati ariko hano hari abantu badukurikiye benshi bibaze se umuntu ashaka kuba muri imyaka 4 bitunguranye gusa biri aho ngaho. Hari abantu benshi babyibazaga niba James yavuze ko yakoze nk'umujaji imyaka 4, babyazaga ikintu. Nabwira abantu barimo hano, hari n'undi muntu wabaye umujaji arambwiye ati ngewe ubwa mbere baramamagaye ndagenda bintunguye, atari ku bwa kabiri ntago nari ndi ready, ntago nabonetse. Bigaragara yuko umuntu ashaka kuba umujaji n'igihe kinini bimutungura, kuko baba bamuhamagara ku munota wa nyuma. Icyo ngicyo kibe create muri Miss Rwanda igihe kinini kandi atari muri team. Ubwo icyo ngicyo mbonye undi mujaji ukimbwiye kugira ngo tutayobya abantu bari hano. So twirinde na speculation. Ariko no brainer mu gutangira twabonye ko ikibazo ntago kiri kuri iriya pano y'aba judges, ntago ari aba judges bagenda babwira abo bahungu cyangwa se abagabo bagira ahantu bahurira n'abakobwa ngo muze mu bakorere harassment cyangwa ngo mugende mu bakorere ibyo mukora. Ni ukuvuga ngo twabonye ko ikibazo gitangira abakobwa bakiri mu selection, like a pre-selection, ama contract basinywa, aba bakurikirana. Navuze ngo n'inzego za leta na za ministeri n'ibigo bya leta bigira internal audits. Ni ukuvuga ngo abantu baza bakareba, ntabwo ari uko abantu baba bakora nabi, ariko nimba ndi gukora. So niba ikintu mukajya kugitereka kuri Prince Kid cyangwa mukajya kugitereka ku bantu 5 6 babicaye kuri pano y'aba judges, muraba murimo gutreating ikibazo mu buryo butari like butazagira Ernesto, kugira ngo tutaguma muri ibi, mureke twakire mutetse Jolly. Ikibazo kimwe mumbabere nkabazaho Ernest, ikibazo kimwe. Okay, mubaze nabi. You don't mind. Ernesto, muri space duheruka gukora hano ya like ni nanjye wari wanayihostinze that time, warayizinze concern yo kuvuga ko ibi bintu bitanabaho muri Miss Rwanda. Like now kubera ko wenda ribu yagize information itanga zitandukanye, you are raising a concern now yo kudefendinga the perpetrators. Kuki utumva ko victims bafite ijambo in this case? Why can't victims be heard? Kuki wumva ko ari ukuvuga ngo tubanze tureke ubutabera bukora ibyo kuko nibyo wavuze. Even the last time muri space twakoze waravuga ngo ibintu muri kuvuga ntago bibaho, ntago byabaye, and it's speculations. Ariko after all, now we have this information from Lib, nibwo uri kubiha agaciro, ahubwo noneho ugatangira kuvuga ngo Beka nubwo you got me wrong. Hold on, Blaze gato musubize Beka wanyumvishe nabi. Ubushize impamvu tutumvikanye muri space yawe nuko nk'umunyamakuru waje uvuga ko wakoze investigative journalism
ko hari investigative report ufite y'ibintu wakoze, noneho tumara isaha muri space yawe twumva urimo guspeculatinga gusa nta proof urimo kuvuga, nta evidences. I understand ko ushobora guprotectinga identity y'umuntu, nanjye kuba ndi kuvuga gutya na sharing the stories na mbere yaho muri iyo space nubwo waje kuyivamo, I shared some of the stories zabayeho ndi muri Miss Rwanda. Ndi n'umuntu ababizi wenda bankurikira barabizi, namaze igihe kinini buri gihe ngaragaza ko hari ibintu bimwe na bimwe ntemera, ariko ntago bivuze yuko irushanwa mu by'ukuri ryose ari ikibazo. Niba harimo ikibazo kijyanye na system yo gutora n'urugero ya vote online tukabigaragaza, byakabaye byiza bikosorwa aho kugira ngo irushanwa risenyuke. Byakabaye byiza ugaragaje uti uyu mujaje runaka nta bushobozi na bukeya afite, ariko anu umujaji imyaka 2, 3, 4. Ibyo ngibyo nubigaragaza ukatwereka ko umuntu atabishoboye, nzabyumva. Ariko nuzi ukavuga ngo umuntu amaze imyaka 4 ngo akora iki kintu, ngo then ngo they have to change, ngo ibintu bigenda gutya na gutya. Honestly, I respect you and nakazi ukora ndakabona ndanaka-appreciatinga sometimes, ariko niba turimo kuvuga ku kintu nk'iki ngiki kijyanye na rape, man, rape ni icyaha gitandukanye n'ibindi bintu. Ushobora abantu bakoze genocide barangiza ibihano, abandi bagahindurwa bera, abandi bakababarirwa bakagira gute bakagaruka muri society, ku buryo unumva ko ushobora no kumubabarira ukumva ko ari ibintu bisanzwe. Ariko niba ufite umudamu cyangwa ufite umwana cyangwa se ufite famille, bakakubwira ngo uriya muntu uri hariya ngo yafashe ku ngufu, I swear to God, ntabwo ushobora gutuma umwana wawe agumana nawe udahari cyangwa se iminota 5. Bivuze iki? Ukuvuga ngo iki kintu ugomba kucyitondera, kubera yuko gishobora assassinatinga character y'umuntu kandi ntibizagaruke. Biba byiza rero hano tugiye tuvuga ibintu dutanga nama evidences cyangwa se ama proof, kugira ngo ejo nejo bundi hatabaho umuntu twassassinatingira, kuko we are in media, I mean media, we have social media platforms, we have like audience badukurikira, especially cyane baba banazi yuko ibintu urimo uravuga ubizi 100%. So niba rero utarimo kuzana evidences zigaragara cyangwa proof zigaragara, nje ntago ndibuze kugusupportinga. Ariko nanone ntago ndibuvuge ko ibyo urimo uravuga atari byo, ahubwo urimo urabivugira ahantu hatariho. Mu rukiko cyangwa se muri RIB niho ushobora kugenda ukabwira umujaji ukamubwira uti ndaguha zino information, ariko sindi bukubwira wazimpaye. Ariko kuza kumbwira ngo umwana w'umukobwa ngo naze hano ngo just ngo because you created the hashtag ivuga ngo I don't know, ngo speak out whatever, ngo umukobwa ngo naze kuri social media, abaza hano bahita bababwira ngo bakababullying, ugasanga abantu ntibanabyemeye. Ngewe natanze urugero rw'umukobwa wari wiyahuye ndimo. So ibyo bintu rero ntekereza ko ku ruhande rwanjye umukobwa aba yari ready yo kuvuga, kuko habanza ubundi mbere yuko umuntu ajya no kuvuga ikibazo yahuye nacyo, hagomba kubanza kubaho healing process. Niba umuntu atara healinga, ntabwo uri buze kumubwira ngo naze ngo aze kuvuga ibyamubayeho. So ariko niba hari uri ready yo kwivugira, akaba ari ready yo kubivuga, aza bivuge nta kibazo. Ngewe ntabwo nzamuquestioninga, ariko ndabizi neza ko abenshi bazabiquestioninga. So niyo mpamvu ngewe ntashobora kubipushinga. Sorry niba ari wanyumvishe nabi, ariko that's where I'm standing. Wenda Ernesto, ikindi nakongera kubyuvuze, ibintu biracyari muri process kuri RIB. Ni ukuvuga ngo sorry gato, no brainer, reka tworoshye ibintu kugira ngo duhe n'abandi umwanya. Ntabwo twaje hano kugira tuburane gusa, kuko ikintu dukeneye ni igisubizo. Reka duhe umwanya Jolly, amaze igihe muri team ya Miss Rwanda, aduhe version yiwe. Ikindi tureke kujudginga abantu, kuko nitujudginga abantu birarangira habayeho cyberbullying, kandi ntabwo iraza kuba ari nziza, kuko tugomba no kumva abantu, kuko ntabwo twebwe turi hano muri investigation, turi hano kugira ngo twungurane ibitekerezo. Murakoze. Jolly, are you there? Jolly? arahari ariko mic yiwe irafunze. Mic yiwe irafunze. Mustafa, in 1 minute, please. Yes. Murakoze. Nakurikiye kuva kare.
nagira ngo mbanze duhere ku kintu kimwe abantu turi kwitiranya ibintu bibiri. Hari uguhana ibitekerezo tuvuga ku kintu kiri muri sosiyete uyu munsi, no kuba twakinjira kujya gukora nk'aho turi urwego rwa leta ruri buze gufata umwanzuro runaka, ku buryo turi gupointinga abantu hano nk'aho wagira ngo twe turi RIB. Tujye tuvuga ibintu uko tubyumva ariko ntitunabyemeze kandi tuzi neza ko ari amarangamutima yacu. Sam ni byiza ko yatangije iyo hashtag yazatinyura abagize ikibazo muri Miss Rwanda, ariko yirinde kuvuga avuga ngo umujaji runaka ngo yagize atya ngo undi yagize atya, kandi atari buze gutanga urugero rw'umukobwa waba waramubwiye ibyo bintu. Mu gihe utari ready gutanga urugero rw'umuntu waba warakubwiye ibyo bintu ngo aze ntanabivuge, ntabwo ari byiza kubivuga muri ubu buryo uri kubivugamo. Ikindi njye nagira ngo ngarukeho ni imikorere ya Miss Rwanda ya ntuza ni isoko ubundi ritangwa nimba bitaraje guhinduka. Muribuka ko yageze kubamo na saga, inspiration backup yatsindiye isoko, nyuma isoko bariha abandi, inspiration backup irarekarama, isoko bararisubizwa. Mu cyahoze cyitwa yari inteko y'umuco n'ururimi, ubu ngubu umenya imwe yaragiye muri mini youth, ndumva ari hiri muri my culture I think. Abo ngabo nabo bari bakwiriye kuzajya bajya kugenzura ibyo bintu bimeze nka harassment twebwe turi kurekarama nonaha, bagatanga raporo nyuma. Sinibaza nimba na inspiration backup yo Miss Rwanda irangiye buri mwaka ihereza urwo rwego raporo y'imigendekere y'icyo gikorwa, kuko kubera yuko nta mafaranga ya leta arimo, bigaragara ko batakibyitaho ngo bajye gukurikirana bavuge ngo ese umukobwa watsinze iri rushanwa ibyo yagombaga guhabwa yabihabwe mu buryo bukwiriye. Ese uwabaye Miss Rwanda yari akwiriye kuba Miss Rwanda? Ubwo ndavuga nyine hakurikijwe ibyo policies za inspiration backup. Rero mureke ibijyanye na sexual harassment none nta fact tubifitiye, nta n'uwo wabyanditse ku giti cye ngo avuge ngo njyewe iki cyambayeho, ndumva tudakwiriye kubitindaho cyane. Karentoza yabivuze Munyaneza James ngo imbere y'ibihumbi 3 kwemeza ngo icyo kintu kirahari kandi kitaragaragazwa byaba ari ukwiho. Bikiri muri RIB, bikiri muri under investigation, ntabwo ufite uburenganzira bwo kudesida ngo ibi n'ibi na kimwe ntuza. Sam yahoze ari kuvuga aricyo Ernest agarutseho, uko byaba kose ngo Ernest aravuze kubera ko la dernière fois ntabwo yavuze ibi n'ibi, ntabwo uko yavuga uyu munsi namba se byavuze ubusize, ntabwo turamenya ngo muri RIB byagenze gute. Reka nsoze. Okay. No kuvuga ngo tujye dutanga ibitekerezo tuvuge ngo ese Miss Rwanda mu mitegurire, mu mihembere, mu biki, ese ko wa mugani ntabwo ko twabonye Patcop avuga ngo agiye gushyira ukuri hanze, tugire iyo kajo nta kibazo, bidutere gutekereza kure. Ariko nitujya kuvuga gutya muri public 3,000 ukavuga ngo umujaji kuko abaye umujaji imyaka 4 muri Miss Rwanda ngo egare yuko ngo yabazi ngo izindi kata ziberamo, ntabwo aricyo gisobanuro cyabyo. Sintekereza ko byahita nizerwa agiye kubivuga muri ubwo buryo. Rero ntekereza ko kuba umuntu yabakoze imyaka 4 muri Miss Rwanda ari umujaji agenda agakora agataha, bisobanuye ko yabazi amakosa yose ayiberamo, cyane cyane nk'ibyo bya sexual harassment. Ibyo nakoze itangazamakuru kuva 2013, ibi bintu bivugwa. Sinaho honyine kandi byabaye mu kazi ka buri munsi, biravugwa yuko umuntu yaka akazi, ibyo bikabaho. Ikintu rero cya sexual harassment cyangwa ruswa y'igitsina tujye tukitondera, kuko mu gihe uwagitanze wemeye gutanga ruswa y'igitsina ntabwo yabivuga. Uwo bayatse biragoye kuyibonera ikimenyetso cy'uko bayimwatse. Mu gihe rero ntawe turagira amahirwe ngo abone ibimenyetso byerekana ko yayatswe, nubwo hari amahirwe agaragaza ko ibyo bintu ashobora kuzagaragara uko byageze muri RIB, ariko twebwe nk'abantu tureke kwitiranya ibyo bintu. Ikindi nshaka gusorezaho ni uburyo dusigaye dukoramo amaspace yacu hano kuri Twitter yabaye nk'urukiko rwisumbuye kabisa mu bindi bintu byose.
twicare ngo Jolly yanze kujya i Bugande ngo kwa Kayini Rugaba dufate umwanzuro hano kuri space twicare this is to the point bro kuko ibyo ngibyo ntabwo nicyo nashaka twabivanga kuvuga. Iyi space tujye tureba tuvuge ngo nimba ngiye guhostinga space tuvuge ngo ko hariho abantu barenga hano, hariho nabonye ama minisiteri, nabonye ba meya, nabonye baki, tujye dutekereza n'ibyo turi bunavugireho tuvuga kuri point runaka, turebe abantu banayireba aribo baba ba speaker batanga ibitekerezo biri buze guhura n'icyo kintu. Nawe mpana kuvuga ngo umuntu wese afite aba followers benshi ngo arajaje gukora ntuza space, bitume abantu bari buze kuhakura understanding ku kintu kitari cyo kabisa, kubera yuko umuntu runaka ari ufite aba followers 70 ya hostinze space. Iki kintu cyo tugitekerezaho ubutaha no brain. Murakoze ku bwanjye rero numvaga twajya ntabwo guhotinga ufite aba followers, kuba ufite aba followers runaka ntabwo ari byo bisobanura ko ushobora guhostinga space yawe ikazamo abantu benshi, ahubwo baza muri space kubera ko bashaka kungurana ibitekerezo, kandi igitekerezo umuntu yavuze buri muntu uri muri space acyumva uko kiri, akaba ari ugenda akacyanaliza de son côté. Ntabwo kuba umuntu afite aba followers benshi bivuze guhostinga and then bikavuga ko ibyo bavugiyemo ari byo ari bwanalize, kuko buri wese afite conscience yiwe. No, ntabwo icyo kintu cyo ntaho bihuriye wibihuza. Nimba ufite murakoze mureke duhe ijambo Judy Bibio, are you there? Kuko we need a ready please. Murakoze cyane, ndumva ubanza. Sorry gato. Okay, you can go on. Byemeye abandi mureke tuze dukurikire. Murakoze cyane, narivuze nti n'amasaha yagiye, reka dusoze twemeranye yuko hari ibyo ari byo byose irahari, turayizeye uburyo bakoramo iperereza. Ubwo twamaze kubona ko n'icyo kibazo gihari, ngire ngo nakwishima next time noneho habayeho space yo kureba ubundi ihohoterwa n'iki, ni gute ushobora gufata ibimenyetso byaryo, ni gute ushobora kuriripotinga, hanyuma ibyo ari byo byose uwarigiriwe, uwarikorewe cyangwa se uwazagira ibyago byo guhura naryo akamenya uburyo ashobora nyine kuripotingamo mu buryo bushobora kumufasha. Ikindi nagira ngo nyabuneka this is a public space, nagira ngo tujye twirinda ibintu byo gusa naho duseserezanya, dushinjanya, ukumva ko ngo niba umuntu ngo amaze ngo imyaka ngo aba judge, ukumva ko mbega wowe umufatiye umwanzuro w'uko ababizi ni kontra ihoraho. Oya, cyangwa se ngo abajaji buriya bazi ibi ngibi bigomba kubabaza. Nyabuneka ngire ngo nawe ikubajije koko niba ayo makuru yazi, ndumva atari byo. Hanyuma njye ndumva rwose dufashanye muri ubwo buryo. Amategeko arahari asobanutse, rimwe na rimwe abatamenya uburyo bashobora kurenganurwa, uburyo bashobora kumvwa, uburyo bashobora kubona aho bumvirwa, ahubwo aba ari cyo noneho dushyiraho imbaraga kugira ngo, kubera ko kwiga ni uguhozaho niko umunyarwanda yavuze. Hanyuma ibindi wa mugani, ikintu udahagazeho tureke ibintu byo kugihagararaho koko nk'ugifiteho ukuri. Come on, kumva ukanumvisha abantu yuko rwose ngo abana ngo bagiye muri Miss Rwanda, ngo iyo badatsinze cyangwa se iyo batsinze je ne sais pas ngo bahita bahinduka prostitutes. Oh my god, ibyo bintu bwonyine n'uburyo bivugitse ni bubi tout simplement. Mureke tubifate gutyo, twumve ko kwiga ni uguhozaho, no kugira ngo ahari wenda dukumire ko hazongera hakaba n'ikindi kibazo. Ndumva ubanza byaba ibyo ngibyo byadufasha, naho ibintu byo kuza hano umuntu ameze nk'uhagaze ku kuri kandi ukumva bihagazeho ashize amanga, kandi mu by'ukuri ibyo arimo kuvuga sibyo, maybe ntanabizi kandi arimo aranduza wenda izina ry'abandi. Ntago ibyo byadufasha. Murakoze cyane, muramuke. Urakoze cyane Bibio. Twakire Jolly, kandi twibuka yuko nta n'impamvu yo twaganiriye bihagije, kandi hano hanyuze ibitekerezo byinshi, buri wese afite icyo yakuyemo. Uramutse ufite umwe mu victims wenda muziranye afite icyo ashaka kubwira, hari inzego zibishinzwe
wamufasha ukamugira inama akaziyoboka kandi zamufasha. Murakoze. Jolly, welcome. Mwiriwe. Mwiriwe. nje bwije nje nyuma hari abantu benshi bavuze nabashije gukurikirana, ariko ibyo byose nanjye ndimo ndakurikirana ibirimo kuba bitandukanye. Ndashaka kugira ngo mbanze nshimire wakoze space no brainer na co-host. Ibyo byose nashimishwe no kubona none hari n'igitsina gabo. Ibyo byose nubwo hari abagore bashobora kuba nabo bagiye ba contributing, kuko this is an alarming problem to the entire society. Hanyuma njyewe nka stand yanjye nk'umuntu uri associated na bino bintu, umukobwa by'umwihariko wabaye nyampinga w'u Rwanda, ndetse wagiye ugira n'amahirwe yo kujya mu kanama nkemurampaka, kugirirwa icyo cyizere cyo kukajyamo. First of all, ikintu navuga ni uko we can't turn a blind eye ku birimo kuvugwa. Navuga ko nashishikariza buri mukobwa kwanza kuba niba hari ikibazo afite yashobora kuba yavuga, yakwegera umuntu aho ari comfortable, akabasha kuba yavuga. Ikindi, abantu bari ahangaha hari inzobere, hari abantu batandukanye, hari inzego za leta ziri ahangaha, hari aba influencers bari ahangaha. Mu byo tuvuga, mbere yo kugera ku cyo ntekereza cyangwa no gutanga stand yanjye, ndabasaba kugira ngo twirinde ikintu kirimo public humiliation, gushinja umuntu ikintu udahagazeho utari sure yacyo, kuko aha dushobora kwibwira ko uri umutangabuhamya bigasoza ahubwo ubaye ukurikiranwaho gusebya umuntu muri rubanda. Dufite urwego, RIB irahari n'izindi nzego zitandukanye zirahari. Ni urwego noneho cyane cyane ku bintu byerekeranye ikintu cy'umukobwa cyangwa umutegarugori cyangwa se umukobwa muri rusange. Nibwira ko ari ikintu gikurikiranwa. Nibwira yuko ari abantu bafite ubunararibonye, badashobora kurenganya umuntu, gufata umuntu ngo bamufate arengana, cyangwa se bashobore kuba bananirwa kurenganura umuntu urengana. Nibwira yuko urwo rwego turabizeye, ubwo bushobozi burahari. So my stand now, njyewe nk'umuntu uri associated n'ibi bintu, ntabwo ndi muri position yo kuba ntagira icyo mbabwira, kuko either nshobora kugira icyo nkurikiranwaho cyangwa se nkaba n'umutangabuhamya na witness. Aho kubivugira, abo kubibwira turahazi. Ikindi navuga nuko wenda nasoza mvuga ko may justice be served. Murakoze. Murakoze. Ndumva Jolly, nakubaza. Ndakumva Blaise. Nakubaza nk'umuntu ufite umaze igihe kuri iriya table ya Jolly imyaka 4, sinine gusa wagiye ndumva waragiye muri Miss Rwanda 2014, sinzi wenda niba ari 2015 watangiye kuba muri gukorana na team ishinzwe gutegura Miss Rwanda. Wowe nkawe nk'umuntu kuba wenda hari icyabaye kuri Dieudonné, wenda si ukumushinja cyane iki, ubu ngubu uracyahamya ko bikiri bihuha cyangwa nawe uremeza yuko kugeza ubu ngubu hari icyatangiye kubaho, ahubwo unaduhe inama twaha nabo bakobwa bo mu miryango itandukanye kugira ngo turebe yuko hari icyo iyo investigation yazageraho? Urakoze. No brainer. Nari navuze yuko kubera position yanjye na stand nk'umuntu uri associated na bino bintu n'abanyampinga w'u Rwanda, nagize amahirwe yo kujya kanama nkemurampaka, mpabwa icyizere mu bihe bitandukanye. Nakubwiye yuko ndizera 100% ko ubutabera dufite bufite uburenganzira bwo kurenganura umuntu uwo ari we wese urengana, ndetse no gukemura ikibazo cyane cyane no bijyanye n'umwari n'umutegarugori. Nakubwiye ko ntago ndi muri position yo kuba ntagira icyo nkubwira mu nyungu z'ubutabera, kuko ndi associated n'iki gikorwa in one way or another. I could be the witness, kimwe nuko nshobora kugira ibyo nkurikiranwaho nanjye nk'umuntu. I hope I'm understood. So Jolly, kugera ubu ngubu uri public figure kandi hari abantu benshi bagukurikirana n'ubu ngubu barimo hano. So for you, are you okay right now cyangwa abantu bagukunda nicyo bababwira?
This is an alarming issue to society. Nk'umukobwa wabiciyemo, and I stand for women empowerment. Ntabwo nibwira ko ari ikintu I said we cannot turn a blind eye kuri kino kibazo. Navuze yuko support ishoboka, umukobwa wakumva yavuga, umukobwa ni ikibazo kireba buri muntu wese, kuko aba bakobwa are the future ministers, future parents, are future leaders. Ni ikintu kireba, harimo abana, harimo imiryango nyarwanda. So ikibazo rero kireba umuntu, kirareba societe, ni kireba ribu, ni kireba njyewe wanyuze kuri jiri, ni kireba twese, kiratureba muri rusange. So mu buryo ubwo aribwo bwose bwo twashobora guha a conducive environment kuri bano bakobwa bashobora kuba bafite ikibazo, tureke tubahe conducive environment to speak out, ndetse tureke urumva gukomeza kuvuga ahangaha turi ibihumbi bitatu n'iki. Dushobora no kugira creating a more of a conducive space for these people to speak out. And with that being said, I said ko ntabwo navuga ngo meze neza, iyo niyo stand yanjye, ni ikibazo kiri very alarming, ariko for the position I hold and how much I am associated kuri kino kintu, nakubwiye ko mu nyungu z'ubutabera ntabwo ntashobora kugira icyo nkubwira, kuko nshobora kugira ibyo mbazwa nanjye ubwanjye, cyangwa se nkaba n'umutanga wanjye. Murakoze. But all in all, may be served. Thank you. Ndibaza nta kindi mbonye. Yes, Janvier, anything? No brainer. Mu gusoza arakoze cyane Jolly Mutesi. Hanyuma ikindi kintu nashaka kuvugaho ngewe mu kanya gatoya, hari ibintu CV igeze kuvugaho, mbona n'abandi banyura ku ruhande, ariko ikintu abantu bamenya nuko irushanwa ritegurwa n'abikorera, Rwanda Inspiration Backup, ariko ni ibintu ni nk'inshingano bahawe na government. Muri 2016 habayeho gupiganwa nk'uko Mustafa yigeze kubivugaho, no kuvuga ngo abantu baragenda bakabitegura nk'abikorera, ariko ni inshingano bahawe na leta, kandi nyuma yo kuzibaha irakomeza ikabikurikiranira hafi. Mu bihe byashize nigeze kugira ikiganiro n'umugabo witwa Dr. Nzabonimpa Jacques, yakuriye ibijyanye n'umuco muri rane ku rurimi n'umuco. Ibi bintu mbere bigitangira byari mu ya Minispoke, hanyuma iriya nteko ururimi n'umuco ije niyo yabaye nkaho ari supervisor w'ibi bintu bitegurwa n'abikorera, ariko ikabihagarariyemo leta. Ambwira ko nibi bintu byitwa Miss Rwanda, ntabwo ari Miss Rwanda Inspiration Backup, ni Rwanda as a country, ko bikose agomba kuba ari mu kuboko kwa leta. Hanyuma leta munuza James Munyaneza yigeze kubivugaho, ntabwo ishyiramo amafaranga nk'amafaranga tuvuge muri budget ya leta, harimo amafaranga ajya mu gutegura Miss Rwanda. Ni ibintu bitegurwa n'abikorera bakishakira funds, ariko noneho leta ikabaha ama recommendations. No kuvuga ngo Prince Kid cyangwa undi ashobora kujya gukomanga ahantu runaka, niba ari muri Koje Bank, niba ari muri Beka, niba ari hehe hose bakeneye amafaranga, leta ikaba yabaha recommendation yo kuvuga ngo aba bantu nitwo twabahaye uburenganzira, mwaborohereza bikagenda gutya na gutya. So bikaba icyo kintu cyabayeho. Ubwo nagiraga ngo hari ukuntu mvise abantu babijyana ngo ministeri ni ibintu mbese ni iby'abikorera, ariko ni nka delegated powers bahawe zivuye muri government. Ikindi Ernest ugeze gukomozaho, niba umuntu agiye guhatana muri irushanwa rya Miss Rwanda, ariko akaba agomba gusinyana amasezerano n'abantu bategura irushanwa yo kuvuga ngo na nyuma y'uko azaba yabaye Miss Rwanda nibo bazakomeza kumanaginga, ni ikibazo. Kubera ko niba bafite uburenganzira bwo gutegura irushanwa, ntabwo bafite uburenganzira, urumva inshingano bafite government yabahaye no gutegura irushanwa, ntabwo ari ukumanaginga umuntu wamaze gutorwa. Niba yamaze gutorwa ariko akaba adafite uburenganzira bwo kuba yakwishakira undi muntu, bigasa naho bamuhatiye ko agomba gukorana nabo, kandi wenda ashobora kubona someone who can perform better than them. Ni ikibazo. Turibuka ku gihe cya Kundwa Doriane muri 2015 ukuntu byagiye bigenda, nawe yanze gukorana nabo, hari utubazo twagiye tuvukamo. Ejo bundi twabonye ku gihe cya Naomie. Hari impamvu yo kuba abantu bashobora kwinjira muri bino bintu bakabireba neza. Niba tuvuze Miss Rwanda, ibi bya gender policy byagiye bivugwaho bikaba biri clear ko ibi nibi bigomba kuba bifite umurongo, ariko hakabamo n'ubwisanzure ku mukobwa ubaye Miss Rwanda ko niba bamufashije gutegura irushanwa, ubwo barariteguye nyine, niyo mpamvu yatsinze, ariko akaba afite uburenganzira bwo kuba yabona manager, undi muntu ugomba gukurikirana ibikorwa bye mu buryo butandukanye. Wenda nuko Rwanda Inspiration Backup yabitegura, ishobora no kuba nayibikora neza, ariko akaba yagira ubwisanzure bwo kuba yahitamo abandi, cyane ko niba yaranyuze muri irushanwa, yagize muri bootcamp, yabonye ukuntu bakora, afite ibyo yashimye cyangwa n'ibyo yaba yaranenze, ariko ibaze kuba yaranyuze mu irushanwa wenda ryarateguye mu buryo ubona butari fair, bikarangira n'ubundi babandi babitegura mu buryo butari fair aribo n'ubundi ugiye gukomezanya nabo, ushobora no guperforminga nabi muri wa mwaka bazaguhaho kuvuga ngo ufite ikamba, bikarangira uri gukora nabi bitewe nuko abantu mukorana ntabwo biyumvamo.
so nicyo nasoza mvuga nashaka kugira mvuge just ko ni ibintu biri muri private sector ariko ni delegated powers zavuye muri government kandi government igira inuza mu bintu nzabona impa yambwiraga na nizi ntuza izi critères zo kuvuga ngo umukobwa ugomba kuba Miss Rwanda n'ibiki ni ibintu bicarana na Rwanda Inspiration Backup byose bakaba babihaye umurongo harimo abo bantu bahagarariye leta ndetse n'ibiganiro bigiye gutangwa muri bootcamp niba hari abantu bagiye gusobanura ibijyanye n'umuco amateka onyaminga ubwenge ibiki baturutse mu nzego za leta baba bagiyeyo gutyo kubera ko nyine ni ibintu leta udashobora kuyikuramo ngira ngo byose bira mu gihugu leta igomba kubikurikiranira hafi especially nk'ibi ngibi biza gukora ku buzima bw'abantu ubuzima bw'abaturage n'ibiki abantu bati imisoro hari abantu bazagamo ngo leta ngo amafaranga ngo yakabajya muri mituwele ngo Miss Rwanda ngo bakayihagarika personnellement sinibwira ko hari impamvu yo ko byahagarikwa harabona ubise bavuga ngo bihagarikwe kubera ko nanone ugiye uvuga ngo ikintu cyose kirimo gukorwa mu buryo budashimishije ngo ugihagarike wajya wisanga n'inzego za leta zimwe na zimwe zafunze imiryango ubuse ko tujya twumva ngo ireme ry'uburezi ngo rifite ikibazo tuzavuge ko bagomba gufunga Minedike ubuse nituvuga ngo hari ibibazo mu buzima bazafunga Minisante ubuse nituvuga ngo hari ikibazo aha n'aha bazajya bafunga inzego ngo kubera ko ngo hagaragaye ko hari icyuho ikibazo cyagaragaye bivuze ngo hari impamvu yo gushaka umuti w'ukuntu cyakemuka kuruta twavuga ngo niba Miss Rwanda ni platform abakobwa bajyamo bagatangiramo ibitekerezo bakitinyuka niba niyo mishinga ikabona abaterankunga ibibazo byose bishobora kuzamo ndibwira ko haba hari impamvu yo kuvuga ngo abantu bicare barebe ukuntu babikemura babishyire ku murongo niba ari gender policy yabuze ijemo niba ari bya sexual assault sexual violence n'ibiki nabyo bigakumirwa ariko ntabwo bisobanuye ngo niba hagaragaye ikibazo nk'iki ngo Prince Kid ngo yafunzwe ngo bisobanuye ngo Miss Rwanda igomba gufungwa oya Prince Kid neje ashobora kurekurwa cyangwa ubwo bizaterwa nuko iperereza ibyo rizageraho kuko ubu ngubu tubivuga mu mategeko aracyari umwere nta nubwo tuzi ikintu inzego z'ubutabera zizafata nk'umwanzuro navuga rero muri make ngo tubyumve gutyo twumve ko ibintu niba bigaragaye ko birimo ikibazo ntabwo bisobanuye iteka ko ikintu cyose kizagaragaramo ikibazo bivuze ngo abantu bafate ingufuri bafunge urakoze Janvier ndabona na Amanda nawe yagize icyo abivugaho ariko avuga yuko uko byagenda kose nawe bagomba kugira uruhare nk'abakobwa banyuze muri arushanwa kugira ngo bagire uruhare rwabo mu kugira ngo tube twahosha iki kibazo abarenganye barenganurwe so nagira ngo service nzi ikintu ashaka kuvuga Sylvie in 1 minute please kuko tugiye gusoza kugira ngo neje abantu bafite akazi bazabone uko bakora neza so yewe ikintu nshaka gusubiraho ni accountability muri ibi bibazo bya sexual violence byagaragaye ko abantu baba bavuga ngo ugiye gukora parallelisme hagati yabyo par exemple na ruswa ugasanga suspect muri cadre y'uruswa we are feeling free kuba twamuvugaho no gutanga amakuru no gukora ariko byagera kuri ibi ngibi kubera biba bitacinga some sensitivity surtout abantu baba bari privileged kumva buri muntu arimo aravuga ngo urya n'icyo so abajaji bari ahangaha hari n'umuntu watanze ikiganiro muri iyi minsi y'ubushize she's my friend Juju she's also accountable whoever had not even a contract had the privilege to enter in that thing is accountable to this kubera iki sexual violence na ba oppressor na ba humanizer we smell them no kuvuga n'umuntu waje kwigisha ikiganiro k'iminota 30 nawe agomba kubazwa you talk to the manager you saw the girls how were they signed the eyes the whatever abo bantu bose bagomba kubazwa so abantu babibayemo ba Pamela ba Egidia ba Anne ba James they are our friend we are not attacking them but they are accountable to this whole things we are talking about ni cyo ngicyo nashaka kuvuga kubera abantu batinze accountability tugomba ya GBV tugomba kuyigirira umunsi wabo nuko ngiye nkavuga ibyo nyiziho nukuvuga peut-être nukubera ko bakumva turi kubataka turimo turabatekereza no Jolly she's someone we like we respect but she's accountable to this thing so she owe us some information however uru ntabwo ari urubuga rw'urukiko ngo baje gutanga témoignage y'urukiko ariko they shouldn't feel attacked because we are talking about them kubera ko they have been associated harababaye associated many times gakeya ariko as a public we have the right to question them
maybe hari information zigomba guhabwa public as Jolly vuze, hari zigomba kutavugwa kubera ko maybe ziratuma perereza ritagenda neza, ariko we have the right to talk about them, but in a respectful way. Ako nashaka kubabwira ko bari 100% accountable. Nuwagi noneho abandi bari accountable ni kiriya kigo cy'ururimi niki kibishinzwe. As a government institution, they need to be made accountable if they didn't put all the provisions, all the policies, if they didn't follow, if every year they don't do an assessment kureba umuntu bahaye kontra akora neza, abakora abigeraho. Naho kuri abolishment ya Miss Rwanda ntabwo ngewe ijyanye n'iyi case ya ntuza, nabivuze neza ko ira objectifying umubiri w'abagore. Ntabwo mbona ko igitekerezo cyiza kigomba gutambuka cy'umukobwa mwiza gusa, umukobwa mubi. Ni ukuvuga abantu bamwe nkatwe twavutse tuzi tutaba Miss Rwanda. My daughter today namenye ubwenge azavuga yewe iyi nkovu mfite, ubu bunini mfite mu buzima hari ikintu ntazaba. Kandi turimo turabwira abana b'abakobwa, you can be anything, you can be a pilot, nubwo bwose iwanyu mudafite indege n'imodoka n'igare, ariko byagera kuri Miss. Niyo mpamvu leta igomba kubi abolishing, kubera ko Miss Rwanda is discriminating a certain category of women, including me and maybe my niece, my neighbor. Naho ngewe byo kuvuga ku abolishinga Miss Rwanda bishingiye ntabwo ari ukubera ko hari umusexual hari ibintu bya sexual harassment gusa. The concept itself, if it's government promoting it, we need to revise it. Ese ni ari umuntu wambwiye ngo no mu muco kera ngo abakobwa barukoraga amarushanwa y'ubwiza, ariko turabizi ko hari ibintu byinshi byo mu muco byatumaga abagore bihohotera abagore, bifite izo stereotypes zituma abagore twumva ko tutari included. So Miss Rwanda yakabaye nari mfite imyaka 15 n'umunani kugira ngo nyijyemo, ntago nari kuyijyamo kubera ko ngiye navutse ndi munini. Ngewe ndavuga ibe abolish for exclusion of a certain category of girls, including me, exclude inequality mu kuba treating. Iyo uvuze ngo mukore amatora ya telefone na abana babakire bazajyamo bazatambuka, Miss Popularity ntabwo azaba kubera ko ari populaire avuye dire ku bintu runaka, ni kubera ko yagize. Nabonaga ama message nge nahamagaye ishimwe, ndamujya ishimwe, why are people sending me message ngo mbatorera abantu? We had that conversation. Ndamubwira, can I offer you an inclusion assessment of that thing? Ndamusobanurira inclusion ni iki. Ndamubwira hari human right abuse twinshi turi muri yo Miss Rwanda, ariko noneho kubera ihari reka noneho akangaha to making sure ko iby'ubukene n'ubukire tubivanemo. So this thing need to be abolished to base desa, ariko accountability yo tuyikora nigituma GBV komeza. There is no accountability. Accountability mvuga ni ya community. Leta yakoze ibyayishiraho itegeko ishiraho inzego nibiki, but accountability yatwe twese ahangaha abo kuri Twitter, abo mu mihanda, abantu bose nyaba kuri Twitter, we are not accountable. We are protecting the perpetrator, the suspect. We are silencing people who ngo mureke ntituvuga ibintu biracyari mu nkiko, biracyari mu ibindi ko tubivuga. Umuntu uzanye igitekerezo tubona ko kitari kutujyana muri murongo ya development, ko dufata tukabivuga, tuba dufite proof yuko ibintu byose bihari. No, it's because you need also to associate yourself with the victim. You need to associate when it comes to GBV suspect, tujye ifata au sérieux. Niba umuntu avuze ikintu, ikindi ni cya character assassination. Hari abantu benshi bakivuze icyo kintu tukireke. Iyo umuntu atanze igitekerezo cye, Alice yatanze igitekerezo, bamututse ko afite mental health, ariko mwese twese nta muntu wa standings aravuga umuntu ufashe kumanywa mu gitondo agatuka uyu mukobwa. None se hari uzi kubera iki Alice yanditse ngo ngewe nzi ko nzabyara umwana ariko nzi ko atazagira papa? Maybe se sur base y'ibintu yari amaze kubona, aho kugira ngo umubaze nk'ukuntu Pam yatubwiye umuntu ubonye yashize ikintu, injira niba ari muri DM cyangwa publicly umubaze ese nibite, urabibona ute, urafata ni ya net, akagenda akavuga ngo uyu muntu afite nibihe, kandi tukamureba kandi ari aho ngaho nta n'umuntu wakoze ikintu. Niyo mpamvu ibintu bya accountability tubifate au sérieux, nicyo kintu nashakaga kuvuga. Ndabona Mutesi Jolly yaragarutse, nari ngiye gufunga, sinzi niba hari ikintu agiye kongeraho tukabona kuryama kuko byabaye too much. Murakoze cyane no brainer. Ku kindi kintu nifuzaga kongeraho,
ku byo nari mvuze ko dukwiye creating a conducive space and environment kugira ngo abakobwa bashoboye kuvuga, tubahe attention, tubahe kubumva that comfort. Ariko ikindi ndibwira nahoze mbona muri no space harimo abantu intellectuals, abantu bize, influencers, abantu bari accountable kandi bari reasonable. So mu byo dukomeza kuvuga ibyo nakomojeho ko as much as everybody is accountable, can we address these people or all of us respectfully, kubera yuko nubwo Kid yafashwe, Ishimwe Dieudonné yafashwe, twibuke yuko he is still presumed innocent until he's proven guilty. So ndibaza harimo aba lawyers, that is constitutional. It's a principle that is constitutional. So to be mindful and be respectful, kuko as of now he is still proven, he's still presumed innocent until he is proven guilty. Niyo mpamvu navuze yuko dushyiremo respect mu buryo twa dressing ibintu, ubundi noneho as much as everyone has to be accountable, but there needs to be respect, hato ejo tudatanishinga izina ry'umuntu umwe muri twebwe, kandi hari ubutabera bugomba kugira ibyo bukurikirana. Murakoze cyane. Mwakoze Jolly. So guys, thank you, mwakoze mwese. Ndashimira abantu bose bagaragaye muri space, aba influencers, abanyamakuru, aba judge babaye muri Miss Rwanda, mwese kabisa ndabashimira. It was not an easy task. Hano buri wese yagerageje kuzana igitekerezo kandi gishobora kuzagira icyo gifasha abo ngabo, aba victims, abo bakobwa bagiye bahura n'iryo hohoterwa rishingiye ku gitsina. So tuba twasoza, and then amasaha ni menshi, ibitekerezo by'abantu batandukanye birahagije. So thank you mwese abagifite mic, mwakoze kabisa, kandi n'abandi bagiye turabashimira. Honestly iyi space ibyo byose hari ibitekerezo bitandukanye yazanye kandi biri positive. Reka bari byo tureba cyane, kandi turebe n'abo bagenzi bacu bose bagiye bafite ibibazo, turebe niba hari abo muziranye wabareba ukabaganiriza. Hari inzira nyinshi kandi hari inzego za leta zishinzwe gukurikirana ibibazo nk'ibi ngibi. Hariho za one stop center ziba zihari kuri RIB ku mahopitali atandukanye, hari za RIB kuri polisi, aho hose umukobwa yahagera wamuyobora. Hano hari abamama badufasha bafite ibitekerezo, umuntu ashobora kwegera bakaba bamuha inama. Ibintu biri clear rwose, mureke dusoza ariko dukomeza no kureba no kushakisha ibishoboka byazadufasha. Murakoze. Good night.